Mitsingi cyangwa ari butahe Mayange. Aratamurugo rega nazibanye zitakomana amahembe. Oya uretse mbanze mbabwira ukuntu byagenze. Hanyuma uyu munsi ku itariki ya 10 Ukwakira 2025 urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwakatiye Habiyaremye Zakaria Elias Bishop Gafaranga umwaka usubitse. Bivuze iki? Iyo bavuze umwaka usubitse ujya hanze ukaba wikorera turimo twawe. Icyo ubusabwa rero umuvuga ngo kagira inkuru. What are you doing? Seriously? Honestly? Reka ntangire ngusuzana no gushimira amaze gukora subscribe kuri Dupa Media ndetse nawe ugiye kwikora none nibyo kuko imaze gukora subscribe umaze kudutera inkunga ariko uwo mukomeza dutera inkunga rero ibiganiro byacu kora share like and comment kugira ngo tujye tubana amasaha 24 kuri 24 nkuko bisazwe nanjye turutayiga ndetse na komi yatunga it's a beautiful day blessing Dupa Media ku blessing Dupa Media nibyo tayiga bagusabye ukwibuka kuzana service ndetse n'ibikorwa ugeza ku batura Rwanda tukagufasha kubimenyekanisha cyangwa se kubyamamaza kugira ngo tugufashe kukwegereza cyangwa se kuguhuza n'abakiriya cyangwa abagana service utanga. Tunakwibutsa ko turi mu impera z'umwaka promotion cyangwa se ibiciro ku kwamamaza twabikubise hasi. Hanyuma ku rubyiruko muze dukorane turakwamamariza for free uramutse ufite ibintu bishobora gufasha societe nyarwanda mu kwikura mu bukene cyangwa se mu kwiteza imbere. Tayiga amahoro akomeze kugenda abana nawe ndetse n'udukurikira nonaha. Yego meze neza ariko meze neza nta kibazo no problem ubungubu ndishimye. I'm happy because you are happy for what? Gafaranga is back at my home. Wow. Arakaza neza. Ubu rero sibyo ubushize impamvu kijya kiganiro nagikoze numva nkonje nyine ari wasuherewe nasuherewe ndavuga ni byinshi bamukubise imyaka 5 bro. Imyaka 5 nakayabo. Imyaka 5 ni myinshi. Ni myinshi kandi wenda urebye ibisobanuro byo byatangiye kuza nyuma bamwe batangiye kugenda batanga ubuhamya ukibaza se ubuhamya kubera iki batabutanze mbere hose ubu ntaba yaritaye. Hari umugabo ni mudugudu bamwitande ni Rwaka niki ibintu nk'ibyo ni Rwaka. Yaraje atanga ubuhamya abantu barabwumviriza batangira kuvuga ati nyamara gutunga intoki ntago ari Gafaranga. Ati hari undi muntu wagatunzwe intoki. Hari undi muntu. Yego. Hanyuma reka turebe ko byari bimeze rero ni ku rukiko rwisumbuye rwa Gasabo uyu munsi ku itariki ya 10 nibwo hagombaga gusomwa imyanzuro y'urubanza Gafaranga yaburanye ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 muri no mwaka wa 2025. Anga rero kuri iyo tariki ya 15 ubwo yaburanaga yarakurikiranywe cyangwa se bamushinzaga ibyaha bigera kuri 3. Urumva harimo icyaha cyo guhohotera umugore we. Harimo icyaha cyo kumufata cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse harimo n'icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Ibyo nibyo byayagereze gute nibyo byaha yarakurikiranyweho ari nabyo rero bari bacishijemo amaso cyangwa se bari bakurikiranye ubwo ubushinjacyaha noneho biza kurangira bamukatiye imyaka igera kuri 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni zingahe. Kandebe neza ntababwira ibitari byo. Urumva agoma nshaka kuvuga ibintu ntasubiramo baramutse bampamagaye ati ngwino hano ngwino hano gire gute ubisubiremo. Urumva bari bamuhanishije birijyanye se kandi wigenda. Urumva bari bamuhanishije urukiko rwari rumaze kumva impande zombi rwapfundikiye urubanza noneho rushyiraho isomwa ku itariki ya 10 y'uyu munsi ku isaha 5 nibwo bagomba kurusoma. Hanyuma bamuhanishije ku bihano yasabiwe. Urukiko rwagize ati turasaba urukiko ko rwaca inkoni izamba ibihano ko ntari kubibanara uretse ndabishaka ariko ibihano bari bamusabiye ariko ibyo byose byo ni imyaka 5 ku bihano yasabiwe ivuga ko Murava ameze neza ariko bibonesha nabibonye. Urumva ahangaha ku kijyanye kamere hano tugasanga iriya nyandiko yanditse ariko dushingiye ku kuba afite ihungabana ndetse no gushyirwaho igitutu niyo mpamvu
tutaretse ikirego keretse ahagaze imbere y'urukiko akavuga ko yabeshye ariko anabivuze yagaragaza ahandi yakubitiwe bikaba ari ugushyirwaho igitutu ndetse n'ubu ntabwo iyi si yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba aho ashaka byoroshye nk'uyu munsi. Umva iyi nkuru. Ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage. Ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi, kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike, ubuvuzi, kwakira no kwita ku bantu, uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu Kidage n'andi mahirwe atagira ingano. Wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub. Ukutamenya kwawe kurangiriye aha. Der Sprachenhub ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga kubifuza kujya gukora, kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage, kuminuza cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage. Bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye. Amasomo atangwa mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba no muri weekend. Aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online, aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose. Nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub. Bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage, hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi, Autriche, Luxembourg n'ibindi. Iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge downtown hafi na hoteli Okapi na New Impala. Rigakorera mu nyubako nshyashya ya Delta House kuri etage ya 5. Ni ku muhanda nimero KN97 Street 9. Hamagara 07 90 13 98 22. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe muyiteza imbere. Der Sprachenhub. bavuga ngo yamuhaye imbabazi z'iki mu gihe umurega atabyemera, ndetse n'abatangabuhamya bemeza ko iby'iryo hohoterwa. Bityo rero turasaba ko ibyaha byombi byamuhama agahanishwa igifungo cy'imyaka 2 ku cyaha cyo guhoza ku nkeke ndetse n'imyaka 3 n'ihazabu y'ibihumbi 300 ku cyaha cyo gukubita ndetse no gukomeretsa, agahanishwa igifungo cy'imyaka 5 ndetse n'ihazabu y'ibihumbi 300 kuri bino byaha n'ubundi cyangwa se ku byaha by'impurirane. Ubwo no kuvuga ko ibyaha bamushinzaga cyangwa se ibyo bamusabiragaho ibihano harimo gukubita ndetse no gukomeretsa. Urumva harimo icyaha cyo gukubita ndetse no gukomeretsa ndetse no guhohotera uwo bashakanye. Ibyo byaha bibiri rero akabagira gute ari byo bamusabiraga ko agomba guhanishwa imyaka igera kuri 5 ndetse n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 300. Hanyuma rero ibyo byavuzwe ku itariki zingahe? Ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 niko babiporopozaga cyangwa se niko bavugaga ashobora guhanwa, ariko uyu munsi wari umunsi nyirizina wo kugira gute wo gusomerwa kugira ngo bamenye ibyavuye cyangwa se iby'umwanzuro ibyo urukiko rutangaza. Ariyo mpamvu rero abantu bagize gute babyukiye ku rukiko rwisumbuye rwa Gasabo kugira ngo bamenye uko bimeze. Wenda duhereye mu mizi cyangwa se uko byatangiye mu kwezi kwa 5 k'uyu mwaka nibwo Gafaranga yatawe muri yombi. Hanyuma inkuru zikwirakwira mu bitangazamakuru, baravuga ngo yataye muri yombi kubera guhohotera ubashakanye, kumukubita no kumukomeretsa. Ni gutyo byageze gute byatangajwe. Ariko noneho nyuma aba YouTubers cyangwa se abanyamakuru bakorera ku mirongo ya internet bagiye bazana izindi nkuru, izivuga ko yamukubitaga aziritse, izivuga ko iyo mibonano mpuzabitsina bayikoraga aziritse, izivuga ko yabamukubitaga ngahantu hatagaragara, bya bindi bita gukubita impfunira kugira ngo utazagera naho bivuga. Nyine bagira gute bagenda bazana inkuru zigiye zitandukanye, wenda bari no kugira ngo bibonere views, ariko ubona ko numwe mu bantu bavuzwe kuri rwa rwego yavuzwe no kuri BBC. Na BBC yaravuze naragiye umuntu uraho social media influencer abantu batari banazi cyane. Nkeka ko ikinyamakuru wenda gikomeye cyamwakiriye ni igihe cyane Inyarwanda, urumva naho ubundi yigiraga kuri
kwa Basabe ku Isimbi, akigira kwa Bacita kuri Chita Magic nyine, wasangaga ari aho yigira ku YouTube channel. Ariko nyuma y'uko akurikiranyweho ibyo byaha, twabonye ko yari umuntu ufite izina riremereye, kugera igitangazamakuru cy'Abongereza kimwandika. kumenya na Al Jazeera zaramwanditse no Wasanga na Al Jazeera no kwenda iyo nkuru umuntu atayishatse, ushobora gusanga yaragize gute yaranditswe. Ariko nyine byatumye byeretsa abantu yuko izi mbuga nkoranyambaga nazo zifite imbaraga, zishobora gufata umuntu zikamugira umusitari cyangwa se zikaba zanamuzimya. Uretse ko abantu bazikoresha harimo abakabye, nk'umuntu wageraga gutya akabazanya inkuru ngo yamukubitaga ahantu hatagaragara, ngo yamurongoraga ngaziritse, cyangwa se bimwe tujya tubona nko mu mafilime by'ibikinga akamurongora amukubita ibintu nk'ibyo. Abandi ngo yashaka kunyuza hatanyurwa. Ego baba rero urwego. Iyi ni BBC yabyanditse, uwayanditse amwita Didier Bikorimana, umunyamakuru kuri BBC, simbi niba akorera mu Rwanda. Yego, nayo yari yamwanditseho rwose ati Bishop Gafaranga yamaze ko yatabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Uramwumva? Yego, uzi ko hari abahanzi benshi cyane mu Rwanda bashobora gufungwa bakomeye. Kanumve uheruka gufungwa aribwo ninde? Urase tuvuge ba Kevin Kade cyagiye babatamo na ba Davis D, byarenze ku Nyarwanda. Kareka n'igihe menya kitarabimenya. Urumva ko nyine yari umuntu ugize gute, ufite izina rikomeye, ariko bya bindi bavuga ngo ni secret superstar, kubura umustar ariko biri rocky, abantu benshi batabikeka cyangwa se batabizi. Ubwo rero inkuru zagize gute zakomejwe kuvugwa, hanyuma ubwo tujye mu bijyanye n'imanza no kuburana. Yego, kuburana mbere na mbere aburana ku gufungwa no gufungurwa kw'iminsi 30 kugira ngo yemererwe gutaha iwe mu rugo. Yaburaniye mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamata. Ara rwose hepfo ya Kigali. Urumva? Yego, ariko buriya ni hafi naho bita kuri Arete hari, ku bantu bazi nyine za Nyamata cyangwa se na za Kariyeri, nimo hagati aho ngaho niho yagize gute, niho yaburaniye. Hanyuma biza kurangira iburana ribereye mu muhezo. Abasore bari bamanutse n'amakamera baharaye. Ubundi urukiko rugomba gufungura ku isaha y'isa 3 nk'indi mirimo ya leta, ariko saa 12 wa mbere yari ahari n'amakote maremare. Saa 12 ahubwo saa 11. Saa 11 ari. Saa 11. Abajere bari bagize gute bahageze. Aramva. Hanyuma biza kurangira ubwo turagira ngo ducemo none tuze kugera uko isomwa ryanzuye cyangwa se ibyanzuwe. Inkuru ishimishe kubera ko numvishe mu Kongereza wavuze ngo Gafaranga is back. Arumva imvura. Ubwo rero aho ngaho ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata nibwo abantu bahise banamenya ko ari ibijyanye na famille cyangwa se umuryango, kubera ko guhera aho yahise aburana mu muhezo. Icyo gihe bwo yaninjiye rwose ku giparakomando, yinjiye harimo kwisha cyane. Ntago hari yari yakabiciye amazi ngo yemerere itangazamakuru rimufotora, ndetse n'abashinzwe kubazana babimufashijemo. Hanyuma murabona uribuka ko yaje umva yinjira nka Cynthia Ruturoko yiruka no mu gutaha imodoka ye nayo yagiye yiruka. Abantu baravuga cyakoze uyu mushoferi nawe yajya muri babandi batwara abantu bakomeye kubera ko yakase imodoka akavumbi karatumuka. Nyuma y'igihe gito yagarutse murava, ariko noneho yigenza bisanzwe. Noneho yaje agenda. Urumva ibya bindi bavuga ngo uvuga hari abatarabona, yari amaze kwakira ibyabaye. Gafaranga nawe ubona ko yageze aho noneho yemera ko ifoto zifatwa, ariko noneho urukiko rurakomeza cyangwa se urubanza rukomeza kubera mu muhezo kugeza ubwo yaburanaga ejo bundi ku itariki ya 15 Nzeri z'ukwezi kwa 9. Urumva imvura yatuje tugakora akazi. Ntabwo tuzi. Tuzi. Reka tuyikoremo. Kanze mbabwire imyanzuro y'urukiko cyangwa se ibyo banzuye, ubundi uhita unambwira ukuntu bibona mu mboni zawe, niba ari butahe ku cya Mitsingi cyangwa ari butahe Mayange. Arataha mu rugo rega nazibanye zitakomana amahembe. Uretse mbanze mbabwire ukuntu byagenze. Hanyuma uyu munsi ku itariki ya 10 Ukwakira 2025 urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwakatiye Habiyaremye Zakaria Elias Bishop Gafaranga umwaka usubitse
bivuze iki iyo bavuze umwaka usubitse ujya hanze ukaba wikorera uturimo twawe icyo ubusabwa rero hari amatariki bagoye kuzajya witaba kugira ngo bamenye ko ukiri mu gihugu cyangwa se ugihari hanyuma ikindi gihano rero ni hazabu y'ibihumbi 150 ndetse no kwishyura amagarama y'urubanza ayo ngayo ubwo nayo agomba kuzagera gute kuzayishyura urukiko rwahamije Bishop Gafaranga ibyaha bibiri bya bingahe icya mbere icyaha cyo gukubita ndetse no gukomeretsa ndetse n'icyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato Bishop Gafaranga yatawe muri yombi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 5 2025 yarafungiye muri gereza ya Ririma iri Bugesera bivuze ko nyuma yuko y'uyu mwanzuro rero usomwe arahita afungurwa cyangwa se arahita yitahira ubwo abaye ari mu Bugesera ni hafi murava no guhita yatsa akamodoka akaza akamucyura ubu yarahari hanyuma umwaka rero usubitse bisobanuye ko agomba kwigengesera mu gihe cy'amezi 12 akirinda kwijandika mu bindi byaha kuko aramutse ateshutse agakurikiranwaho ikindi cyaha akagihamwa n'urukiko bamuhana bahereye n'ubundi kuri wa mwaka yagize gute yakatiwe Bishop Gafaranga yahamijwe ibyaha rero yakoreye umugore we Annette Murava cyangwa se ibyo byaha yahamijwe n'ibyo yakoreye umugore we Murava ibyo byo gukubita urumva gukubita ndetse no gukomeretsa nababwiye ko ni icyaha cyo gukoresha ni icyaha cyo gukubita ndetse no gukomeretsa n'icyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato aravate se ni ikindi kigore yafashe yego byari babintu inkuru noneho twega tuyitangira uvuga atari nko kujya kugutereka mu cyuzi hagati wo gutaza aho uri kugana niwe ugere ku ngombe cyangwa buri kanya abonaga akabusho ni nshyashya bushya noneho abagizana abazana akabusho noneho abantu bakavuga ati se uyu mugabo ni seriyo kira twari dutunze ni nyamaswa bwo abantu batangiye kumugeranya na Kazungu gasha ngo niwe muntu ngo wari ufite akantu k'akanyespanye ubwo abandi bakubita yakubita akanyespanye turiya tuntu tuba mu bantuza mu baratini yego nyine ni muri Amerika y'Amajyepfo mu baratini yego niba bagira ibyo bintu bimeze nk'ubusenzi bw'inka ariko Bishop ni ibyishimo rero ku bakunzi ba Bishop Gafaranga ubwo abatamukunda bo bajiginywe kubera ko ntabwo biri bubashimishe urumva hanyuma icyo ndi kwibaza ni cya kinini nakubajije uri kubona Bishop Gafaranga arataha ku cya Mitsingi cyangwa arataha Imayange njye ikintu nicyo nakubwira kubera ko hose yahagize ingo cyangwa se afite abagore ikintu cyo nakubwira sibyo Bishop Gafaranga agomba gutamuka geretse akajya kwirebera umwana we kuko Murava byanze bikunze nawe uburyo yabikoze yabikoranye umushinya niyo mpamvu buramutse abantu benshi cyane kuba bakwitonda ntibagafate imyanzuro kubera ko wenda bahubutse urumva siwe umuntu wa mbere waba ufunzwe kubera ko yakubise umugore kandi nyuma yaho bakaba baza bakabana Numa byanze bikunze Bishop Gafaranga nawe ndamuzi mu muntu utekereza neza n'umuntu uzi ubwenge nawe arareba akavuga ibintu ubundi abanyarwanda bakuze buriya bakubwira ko atari na byiza kwivanga hagati y'umugore n'umugabo kubera ko bashobora ahubwo no kukuviraho indimwe noneho kugira ngo noneho ubimenye sibyo wenda nuko utajya mu buriri bwabo uyu munsi ariko waramutse bagushyize nko mu nzu uyu munsi ibintu biri bupfe ashaka Gafaranga su yego mu igororo baragabura ariko subu yari yatora ka mitende yewe we isonza mbere y'ibindi pakuba wumva iriyanda yepfo ni ukuvuga mu nda iyo yumvishe harimo utuntu dukeya gusa turi gutuma ireba urumva ikareba ibindi byose nayo ihita irega yego urumva rero umuntu witwa Bishop Gafaranga ubu iki kiganiro ndi gukora ndishimye kubona burarega iyo ubonye ibintu bishobotse hamwe sibyo utuvuga ngo nanjye iki kibazo ndamutse nkiguye mu byanze bikunze ari ikizere ko nshobora kuba nagira neza ushaka kukigwamo se nawe yakiza no kutazakigwamo ushobora kukigwamo burani tukumve ko ibintu byose rega niba wumva katiwe imyaka mike cyane kubwo ubundi se niba ari umwaka yaragiye mu kwa 5 uyu munsi turi mu kwa 10 ubwo yaramaze amezi 5 asigaje nkanda amezi nkarindwi n'ubundi wa mwaka ukabura rangiye ko nurangire ntago bivuze ko agomba kuzakora icyaha bira ariko nyine bira bintu bituma umuntu yumva ko byanze bikunze ubutabera bwumva bira bintu byanshimisha kuko hari inkuru nari nabonye ibigarasha byatangiye kugenda byandika
buri abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi ukabona nyine barimo barandika ibintu bandika ibikisi bandika ibintu ubona bidasobanutse ngo hari undi biri inyuma se ngo hari undi muntu biri inyuma ngo Yego, ibiki baba n'ibiki ukabona nyine hari uburyo nyine bandika inkuru Mm. nkabona nyine ntabwo biri kunshimisha ariko ubu ngubu abo nabo ni nk'ababa youtuber nyine ubu ndishimye ubu ndishimye I'm happy because of gafaranga yagarutse mu rugo yego reka tunasoreze hano rero ubwo twagira ngo tubapudetinge mumenye uko bimeze Yego. ubwo wenda sinzi niba azagira bakire bagira iminsi mikuru myinshi niba hazaba umunsi wo kumwakira cyangwa se akagira press conference ngo abonye umugabo wavuye za mageragere avuga ati mbafitiye press conference papa ariko yaregeye ntabwo iraba ariko umuntu aba arushye tugiye no gushaka kwakira ama conference menshi cyane gafaranga se barayikora gafaranga azayikora azayikorera kwa Muravana yongwe ko yaje ntayikore yongwe hari igihe uvuga batarabona ariko arimo arayikora ubu ariko ni ntuzi umushotoye korode yongwe aricecekeye yibereye muri Uganda ari kwihigira ubuzima ari gushaka ibiceri televiziyo ye yarahombye cyangwa se byagenze gute umva ko agomba gushaka ukundi kuntu abaho erega buri muntu watunze amafaranga kuba hatayafite biramubangamira ariko nayahiga Imana izamuhe ayabone Jabress Nyagasana akomeza abarinde tega wakoze cyane nawe yego